tekereza niba hari uburyo ushaka kuba wavugamo amagambo bigashobora gutuma umukobwa yumva ko just asa nkaho asanzwe yarakoze se cyangwa mwari mufitanye irindi sano rikomeye, nyine bisa nkaho ari ibintu bimeze nk'umaje. Urumva ko n'ibintu bishobora kuba bidasanzwe, nyine kumva ko umuntu murahuye uramuganije umubwiye amagambo ariko nyine yasa gufata nk'umuntu nyine w'ingenzi mu buzima, ahise yumva gukeneye cyane. Ariko ukuri gwari niki, buriya hari amagambo aba afite imbaraga, just amagambo ushobora kuba nawe ujya wumva mu bisanzwe nawe ushobora kuba ujya ukoresha, ariko amagambo akwiriye cyangwa se amagambo nyine uvuga mu buryo bukwiriye kandi bitewe n'ukuntu yavugamo ndetse n'igihe wayavugiyemo, nimba yavuze mu buryo gikwiriye cyangwa se mu gihe gikwiriye, ashobora kuba yakangura amarangamutima y'uwo mukobwa bikamutera amatsiko yo kuvuga ngo nyine uyu muntu uri kumbwira ibintu ni gute, just akumva ari kukwifuza, kandi bigatera amatsiko no kuba byabyara urundi rukundo bitagusabye kuvuga ngo ugiye gukoresha imbaraga nyinshi ugende gukora ibintu bya mirenge, just uve ngo ugiye gukora byandi bitanga ukuri yo bwabaga kugira ngo wenda uwo mukobwa abashe kuba yagukunda, uwo mukobwa we wumva wagiriye amarangamutima. Rero uyu munsi ngiye kukwereka amagambo guys, amagambo 3 y'ibanga abasha kuba yakora ibyo bintu byose ngubwiye bisa nkaho ari ubumaji, kuba wahura n'umukobwa abasha kuba wamutrickinga se cyangwa kuba wabasha kuba wakoresha ibitekerezo byari ibintu wateguye atari kuvuga ngo ni kwa ngo ngoye n'umuntu ngo ahisa gukunda kwa kuvuga ngo umuntu ahisa gukunda kikubona, just ari ibintu bisanzwe. Ibintu kavuga ngo ngiye uyu mukobwa ndamubonye ngiye kubitegura neza kandi ndaza kumukonfirma, araza kunkunda kandi ari ngiye babikoze mbishaka. Rero iyi sa amagambo yo kuvuga ngo agiye kuba yamutera kuba yagufitiye amatsiko gusa akagusobanukirwe ngo birangira aho, ahubwo ni nk'ibikoresho biba byagufasha kwitandukanya n'abandi basore se cyangwa n'abandi bagabo aba yarahuye narwo, no ukajya ku rwego rwo kuba nyine utakiri inshuti ye gusa, utakiri umuntu ngo just ngo baganira gusa, ahubwo ukaba ufite isano rikurura cyane se cyangwa ufite isano hagati ye nawe rikomeye ku buryo nyine atamara nk'umunsi atakubonye se cyangwa atamara n'umunsi atakuvugishije. Kandi ndakwinginze nyizera ijambo rya nyuma ni ijambo ridasanzwe, iri jambo abantu benshi bakunda kuritinya se cyangwa bakunda gutinya kurikoresha. Rero iyo wewe wamaje kurikoresha ukamenya uburyo urivugamo, ukuntu rivuga witwara ndetse n'igihe urikoresheje neza n'uko n'imwanya ugomba kurivuga riba ryagukorera ibitangaza bidasanzwe. Rero komeza wumve kugeza ku mpera. Gusa ndakwinginze reba ahantu handitse subscribe kandi subscribe ndetse kandi like kuri video ni by'agaciro. Ijambo rya mbere tudatinze twite kwinjira tuba ijambo rya mbere. Ijambo rya mbere ushaka gukoresha ngo ufite uburyo bwawe byihariye. Ndabikunda buriya abantu benshi bakunda gukoresha nk'iri jambo se cyangwa abantu barabikunda, abantu bagenda bareba ku mashusho benda ngo ni gute ngo na confirm umuntu nyine bakakubwira ngo ujye ukoresha iri jambo, ariko arekina abantu batakubwira ijambo uburyo ugomba kurikoreshamo, uburyo ugomba kuvuga just ku buryo nyine ugomba kuvuga umureba cyangwa se igihe ugomba kurivugira mu ntago ari buri jambo ryose ngo nimba ari ijambo ngo ryadanje ushobora kuba ryahindura umuntu ngo rizahita rimuhindura, ahubwo wowe bisaba ngo utayiminga, ugire timing nziza, uvuge ngo iri jambo nimba ndivuze mu gihe kimeze gute, ndivuje meze gute cyangwa se ndivuze nyuma yo kuvuga ibihe twaganiraga ibiki kugira ngo mbone kuvuga iri jambo. Rero niho abantu bakunda gucikira intege cyangwa bakunda kumva ibi bintu cyangwa se bakunda gukoresha amagambo ugasanga bari kuyakoresha nabi kandi bari kuyakoresha neza, rero ugasanga bari kugenda bizira ngo ibi bintu ngo sibikora, ngo aya magambo ngo ntabwo yabasha kuba yahindura umuntu ngo umuntu atagakunze ibiki n'ibiki, ariko ari uko wenda batabasha kuba basobanukirwa. Rero hano ngagenje kukwereka buri jambo tajya nkubwira ndakureka igihe ugomba kurikoreshamo, uburyo ugomba kurikoresha imeze ndetse n'ikintu uzajya urikoresha nyuma mwari muri kuvuga ugatuvuga ngo none nimba ngeze ahangaha guhita nkoresha rya jambo ndabizi ahangaha ndahita mukonfirma. Nyine byose step by step, wowe icyo usabwa ni ukwicara hamwe ushaka gufata n'agakaramu buri jambo ryose tugendanye, cyo gusaba nuterutse cyangwa se ngugire ikintu na kimwe escapinga nyine kitagucika. Icyo usabwa no kureba iki kiganiro kugeza kirangiye, nyuma ndabizi uzaba ufite ububasha bwo kuvuga ngo ngewe nimba nkunze umuntu nshobora kuba namwijya nkabasha kuba namukonfirma nanjye akaba yabasha kuba yangira amarangamutima, atari ngombwa ngo ngende gukora ibyamirenge ukora ibyo byabaga just nyine ari ibintu nyine just logique nyine psychology cyangwa se kubavuga ngo tricking umuntu agahita akugira amarangamutima mu buryo bukoro. Rero reka dutangiye n'iri jambo twari tuvuze ngo ufite uburyo bwawe byihariye, ibyo bintu ndabikunda. Rero iri jambo tutangiranye ni ijambo risa nkaho ryohereje cyane cyangwa se ijambo n'abantu bakumva ni ijambo ryohereje, ariko iri jambo rirakora mu buryo budasanzwe bitewe n'igihe urikoresheje. Iri jambo rero rikora neza kuko iri jambo riba rigaragaza ishimwe risanzwe cyangwa se just ugaragaza ko umuntu uri kumushima mu ibanga. Gusa akenshi akenshi umubwiye ngo umukobwa cyangwa ukamubwira ati ufite uburyo bwawe bwihariye ndabikunda, ahita atangira kwibaza ati ese umuntu ashatse kuvuga ikintu we buryo mfite atigeze abona ahandi, nyine just urumva uri kumushima cyangwa se uri kumwereka ko nyine ubwo buryo bwe ubushima, none ahita ashaka kwibaza ngo uburyo bwanjye ashima ni ubu, none agatangira gutekereza uyu muntu nshaka wenda ambwira ubu buryo just nyine amenye ngo nimba akora ibi ngibi bakabimushimira azajya ahora abikora cyangwa se nazajya n'ahandi azajya abikora, kuko wenda bakunda attention baba bashaka nubwo yaba yagukunze bagira ngo ibyo bintu akora abantu bakabimukunda bakabimushimira ahora abikora. Urumva umukobwa ashobora kuba yavuze ngo ngagiye guhura n'umusheri bakagenda wenda urugero yambaye neza, ariko ntabwo bivuze ngo
nimba yambaye neza wenda ibintu bigukurura ngo azabyambara ari uko aje kukureba gusa, nyine azabyambara ahantu hose azaba agiye, bo bakunda attention. Rero n'iri jambo azahita atangira kujya gukurikirana, avuge se ngo ni iki nakoze cyihariye none kikaba cyaramushimisha, akaba yaragikunze ngo njye ngikora wenda njye nakurura n'abandi bantu. Rero aka kanya none batangiye kuvuga ngo batangiye kumufata, none ibyo bintu biba byamuteye amatsiko, ashaka kugenda kwegera ngo abashe kubisobanukirwa, amaze kumukaba atangiye kujya kwiyegereza, none gutyo nibwo amarangamutima agenda amukurura, ukagenda kwegera nawe nyine ugenda umutrikinga, none ukagenda urikoresha kenshi na kenshi ubona ubimubwira. Ibintu biba batangiye kumukontorora, batangiye kujya mu ntekerezo. Rero impamvu iri jambo rikora akenshi na kenshi uri abagabo bashima ibintu bigaragara gusa cyangwa bakunda kuvuga ku bintu bigaragara gusa, ubwiza, wambaye neza, imyambarire, inseko ndetse n'ibindi bintu byose umuntu wese yahura n'uwo mukobwa agahita amubwira yego pe ibyo bintu ni byiza, nyine biranakora kenshi na kenshi. Ariko ntabwo bikora kuri abakobwa bari stable se cyangwa umukobwa biba ufunze umutwe kumugeraho. Hari umukobwa nyine mu huruga tuvuga ngo uyu mukobwa wallahi uyu mukobwa kugira ngo umutsindire biragoye. Rero hari umukobwa biba bisaba gukoresha trick, kandi ndakeka abakobwa bese niko basa nkaho babaye babishaba ngo ushyiremo ubwenge bwinshi, nyine uba tricking ku buryo nyine yisanga ari mu rukundo rwawe nawe, ariko nyine ataravuga ngo yabigizemo ngo uruhare rukomeye. Rero iyo ubonye ikintu kiri imbere se cyangwa just wabasha gusobanukirwa ikintu kiri mu mutima we, wamaze gutangira kumukontorora, ibi bintu bituma yumva ko umubonye kandi umusobanukiye, kuko atari ukuvuga ngo wabashije kubona ibintu biri appearance ye, ukuntu agaragara ndetse n'ibintu biri hanze umuntu wese ashobora kuba yamubwira. Ntabwo urugero rutoye buriya uburyo ashobora kuba ashimishwa n'ibintu bito bito, cyangwa se ibintu ashobora kuba akunda ibintu bizamura amarangamutima wese, cyangwa ikintu wenda icyizere ukuntu avuga, wowe ukabasha gusobanukirwa ibintu bimurimo indani, ibintu nawe ubwe rimwe na rimwe ataba atazi, akavuga ngo uyu muntu wenda yageze mu bantu yitwara gutya, yafite ubwoba amera gutya, wegera ukagerageza guhita ubisobanukirwa. Ako kanya batangiye noneho kumwinjira mu bitekerezo bye, umukontorora agatega. Rero inama nakugira kuri iri jambo, uburyo warikoresha ndetse n'ahantu warikoresha, ndetse n'uburyo warikoresha witwaramo, ndetse n'inyuma y'ikiganiro uburyo wagenda urikoresha, nk'uko nabibijeje buri jambo ndagira ngo uburyo warikoresha wowe uzabigerageze, ndabizi bizakunda. Iri jambo rero mugomba kurivuga kenshi na kenshi urimo uraseka gake gake, kandi umureba mu maso, turi kuvuga ngo uri kubivuga ngo nuko ngo wenda numvishe ngo ni ibintu ngiye kugerageza ngo bigutere isoni se, cyangwa uvuga utari confidence, bivuge gake gake umureba ndetse umwenyura, nyine just umugaragariza amarangamutima, si amagambo gusa iri jambo, cyangwa se ngo wumve ngo ibintu biraho by'amagambo gusa, ahubwo n'ingufu nyine uba just uri kumushyiramo se, cyangwa ni nk'ikintu kiri block uri kumushyiramo. Buriya iyo bivuze mu buryo bisanzwe rero bituma ahita navuga ngo se ni iki cyamuteye ibi bintu. Ari ukuntu umuntu avuga ibintu ari seriye, bagahita batangira kuvuga ngo se, cyangwa umukobwa buri kumwe atatangira kuvuga ngo ni ya mitwe y'abasore se, cyangwa ni kwa kundi n'abantu baba bagira ngo akabifata nk'ari ibintu bisanzwe. Ariko noneho we iyo bivuze utari seriye uri gutera brag ari ibintu byoroheje, nibwo abimukonfirma, cyangwa se nibwo abiha agaciro kurusha bivuga ngo wigize seriye ngo just ushaka kumukonfirma. Bivuga mu buryo busanzwe nibwo bizakora neza. Rero irindi jambo rya kabiri ugomba gukoresha, cyangwa se irindi jambo rya kabiri ugomba gukoresha ukabasha kuba wamukonfirma, wowe uzakoresha ijambo ngo nkunda abagore, ariko just abagore bazi icyo bashaka. Byari ni ijambo ushaka guhindura umukino wose, cyangwa se ukuntu wabonaga ibintu byose bitewe n'umuntu uri kuribwira, ndetse n'uburyo urimubwiyemo, just bitewe n'ukuntu nyine just uritwaye urimubwira. Buriya se ukuvuga ngo uri kumushima gusa se, cyangwa uri kumwereka ko afite ability runaka, nyine ni nk'ikizamini uba umuhaye mu bitekerezo bye. Hari ukuntu uvuga ngo ngiye mbwiye umugore ngo nkunda abagore bazi icyo bashaka, ariko ntabwo aba yavuze ngo ngewe koko nzi icyo nshaka. Buriya ashobora guhita ajya mu bitekerezo, kuko se uyu muravuze ngo akunda abantu bazi icyo bashaka, ubu ngewe koko nsobanukiwe gute nimba nzi icyo nshaka? Wabona wenda avuze gutya ari kumbwira ngo ntabwo nzi icyo nshaka, cyangwa se wabona avuze gutya ari kumbwira ngo just ankundiye yuko nzi icyo nshaka. Iyo wabashe kubimubwira ibi ngibi, babasha gutekereza cyangwa kugenda cesinga avuga ngo uyu mugabo yabimbwiriye gute, se nuko nari nzi icyo nshaka, ndetse nuko byari uko nguko ari kugenda ashaka gusobanukirwa ibyo bintu wamubwira, none byo bizatangira kugenda bituma just uba attractive kuri we, yakubona no hagati atangira kwimunyamura, just ajya ngo wongere umubonemo nyine nk'umugore uzi icyo ashaka, nubwo wenda atarasanzwe abyigira. Nubwo nguko agenda kubona kumva ko nyine abaye stable se, cyangwa abaye nk'umuntu ujagaremo gato, bitewe no kuvuga ngo musanga nyine ameze neza, cyangwa se nk'umuntu agaragara nkazi icyo ashaka. None ibyo bizaba byatangiye kuvuga ko watangiye kuba wahagurutsa nyine amarangamutima ese, cyo watangiye kuba wahagurutsa ibitekerezo bye. Rero igihe akubajije kise ngo ni iki ukunda ku bagore se, cyangwa akubajije ngo ni iki kintu ukunda ku mukobwa, uke wita wituriza gato, wowe umusubize mu buryo bworoheje, ubwira iryo jambo ngo ngewe nkunda just umukobwa se, cyangwa umugore uzi icyo ashaka. Ibintu bizahindura uburyo yagufataga,
kwa kundi wahora umwiruka se cyangwa just we wahora umucesinga nimba wiruka no ku bakobwa bizahita byihinduranya none we ajya avuga ngo umunyeneye kumwiyereka ko nzi icyo nshaka kuko ashobora kuba yarabivuze kuko abona ko ntazi icyo nshaka nyine we ntuzamusobanure ngo wowe ngo uzi icyo ushaka ngo niyo mpamvu mwigukundira wapi uzambwiye gusa nkunda abazi icyo bashaka gutyo nabikubwiye none ibi ngibi bizatuma atekereza cyane ese ngenzi icyo nshaka ibiki n'ibiki rero ibyo bintu byo gutekereza cyane agerageza kukwereka noneho ko azi icyo ashaka kuko akenshi na kenshi ntabwo azahita komanta yuko cyangwa se abyanzura yuko wavuze ko we azi icyo ashaka wazatekereza yuko ushobora kuba wanamubwiye ko ukunda abantu bazi icyo bashaka ari uko batakizi just wari urimo kumusereza mukuru niyo mpamvu utabukwiye guhita ubimusobanurira rero niyo mpamvu ijambo ugomba kurikoresha gutyo kandi ukarikoresha muri cyagihe muri kuganira kandi cyagihe nawe ubusanzwe uvuga ufite ihame cyangwa se ufite icyizere ari ukuntu nyine abantu kenshi na kenshi impamvu bidakunda kugenda neza ari ukuntu arikoresha ariko bivuga ari nko muri brage just nyine umuntu agatavuga ngo nubwo avuze ibintu nawe ubwe ntari seri ariko niba ubivuze just ufite seriye just ijwi ryawe nyine wumva ko uyihagazeho kandi ubona ko wanabiraka rero unatavuga ngo uyu muntu kabisa uvuze iri jambo ashobora kuba hari ikindi kintu runaka wumva nimba utumye atekereza ko ijambo rivuze uri seriye ashobora guhita atekereza ko we atazi icyo ashaka rero unazagerageza kujya gucesinga uryo ashaka kuvuga ngo si uyu muntu yavuze izi jambo kubera icyo arimbwira andiba mu maso ari seriye gutya buriya sinshobora kuba nazi icyo nshaka kandi nta mukobwa se cyangwa umugore uba wumva yasiba mu maso y'umugabo we abaharanira yuko buri gihe yaba agaragara nk'aho azi umuntu mwine mwiza umuntu w'inama cyangwa nimba umuntu akunda umuntu uzi icyo ashaka mugaragarize ko azi icyo ashaka ibyo bizahita bituma agerageza kuza kukwemeza nawe ube uramuturikinze ube utangiye kumutsindira gutyo gake gake irindi jambo rya gatatu ushobora gukoresha mu buryo bworoshye wowe uzamubwiye cyangwa se uzakoresha ijambo buriya ngo ngewe icyo nkunda cyane kuri wowe ni iki ngiki ubundi guhita ukivuga wenda runaka muri iryo jambo ariko iri jambo bigaterwa n'ahantu rikoresheje ntabwo ariko buri gihe uzavuga ngo rikoresheje ngo wenda turi kuganira hari ukuntu buriya ibiganiro biba bifite ubwoko bugiye butandukanye hari ukuntu uganira n'umuntu muri gutera brage wenda muri kuvuga ku mishinga runaka cyangwa se muri kuvuga wenda bitewe na field murimo nimba ari field y'akazi muri kuvuga ku kazi bara muri abanyeshuri cyangwa se ikindi kintu runaka aribyo muri kuvugaho hari ibintu udakwiye guhita uvuga we cunga muri hahandi noneho mwagiye mu bintu byanyu hagati abantu babiri nta kintu kindi muri kuvugaho ukaba gutangira gukoresha nyine iri jambo iri jambo rijyana n'ishimwe ku rwego ruri hejuru cyangwa se uri gushimagiza uwo muntu ku rwego ruri hejuru ariko utamushimye ku buryo bugaragara aho kuvuga ati guri mwiza cyangwa se kuvuga ngo nyine uvuga neza usa neza wewe vugira iri jambo kuko iri jambo rifite ikintu cyihariye kandi ikintu gifatika ku rwego rwawe ndetse no ku rwego rwe buriya urugero naguha kenshi na kenshi uburyo uvuga ku byo akunda cyangwa se kuvuga ku bintu nyine just umukundira kenshi na kenshi biramushimisha cyane nubwo atabikugaragariza akihagarara akimunyamunya biba byabushimishije noneho bita bigaragaza ko uri kumwereka ko ufite imbaraga zidasanzwe yo kumenya nyine ibyo ibintu nyine bimugaragaho neza cyangwa se ibintu byiza kuri we iyo yamaze kubona ko uri umuntu ubasha kubona ibyo byiza kuri we atangira kujya guha agaciro nawe ukiyaringa nawe akumva ko nawe yagusangiza ibintu byiza kuri we gutyo bigenda neza gake gake rero impamvu iri jambo rikora nuko bituma yumva ko nyine just wowe ubasha ubona ko nyine afite ikintu cyiza cyangwa se afite akamaro cyangwa se wenda afite nyine ikintu cyiza kigaragara buriya baba bashaka ngo ese ukuntu ngaragara hari umuntu ubyitaho ese ukuntu ngaragara hari umuntu nyine ubona ko usa neza cyangwa ameze neza gutya ntabwo buri gihe uzanabivuga ari uko nyine uvuga ngo wamukundiye icyo uzanagerageza uvuge cya kintu gisanzwe aricyo uvuga ko wamukundiye ntuzagende ngo wibande kuri cya kintu cya danje nubona cyiza afite uzareba ikintu gisanzwe nacyo uvuga ko aricyo wamukundiye nibwo noneho bizakora neza urumva ndi kukwigisha trick y'ukuntu uzajya urikoresha ntukajya uvuga ngo wenda nimba aseka neza bafite byita wibandaho kuko haba ari abantu benshi baba barabimubwiye urumva bamaze kujya muri wa murongo w'abandi bagabo ariko iyo bavuze ngo gutya nyine ukatureba nyine cya kintu gisanzwe akaba aricyo uvuga none ahita avuga ngo uyu muntu afite ibintu byinshi byiza mbonaho ntabwo ari wa wundi uzuvuga ngo ibi ngibi kuko n'ubundi mbyizo nabo bameze nka ba bantu bamaze kumuturikinga none agahita atangira kugutekerezaho gakeka none n'impamvu ukavuga se ni guhe iki hatavuze iki ngiki abantu bose bavugaho akavuga iki ngiki ntanabikubaza wowe uzahita uvuga ngo ngewe icyo ngicyo nicyo mbona ari cyiza kurusha icyo ngicyo azahita uvuga ngo nimba iki ngiki aricyo cyiza n'iki ngiki barakibona ubu ankundira ibintu byinshi urumva bamaze guturikinga ibitekerezo mind ye gutuma azajya afata umwanya munini ari kugutekereza ikindi kintu cya kane ngomba kujya umubwira cyangwa se irindi jambo rya kane ujye ukunda kumbwira ngo sinyeka ko unyiteguye se cyangwa aka kanya witeguye kuba uri kumwe nanjye aha rero niho ibintu akenshi na kenshi bita bitangira kugurana se cyangwa ibintu bita bitangira kugura abagabo benshi ariko iyo wabashije kubikora neza n'ibintu biba bishimishije cyane rero iri jambo rikora mu gihe hari ibitekerezo bibiri hagati yanyu akenshi na kenshi gutinya kubura amahirwe yo kumva ko nyine kumubona byoroshye we atangiye kwishyira mu mwanya yuko just uri kumubwira ko nyine wowe kumwakira se cyangwa
kuko yaba uwawe ari ibintu bitari buze kukorohera urumva agahita atangira kuvuga ngo uyu mugabo nyine yabonye ko mfite agaciro just yabonye wenda usa nk'uwicishe bugufi ariko urumva ntabwo nyine ugiye ngo wicishe bugufi cyane kuko ubikoresheje ijambo risanzwe atari ukuvuga ngo waciye bugufi nyine wowe bivuze noneho aka kanya atatangira guteka ko nyine wicishije bugufi se cyangwa nyine utiteguye cyangwa se wenda udafite nk'ibintu nyine byatuma agukunda noneho akongera kuba yatekereza si uyu muntu ushobora kuba yabivuze kuko njyewe wenda atashoboye kuba yankunda wenda ako kanya nyine akavuga ngo nshobora kuba ndi hasi cyangwa ndi umuntu usanzwe kuba adahita yanyakira rero akenshi na kenshi iyo ibintu ijambo rikoresheje waba mutangiye kumuturikinga ugatekereza gutya avuga ngo uyu muntu ashobora kuba akeka ko ndi hasi akenshi na kenshi wenda bitewe n'ukuntu wenda umumezeho nimba ari hejuru yawe nimba ari hanyine wowe hagati yabo ubikeka n'umuntu muri kuvuga n'uwo ari we hari ukuntu ahita akeka ngo ngende hasi akenshi na kenshi aketse ko ari hasi yawe nibwo noneho bihita byoroha cyane agahita atangira kugenda noneho gucesinga ngo aze kuba yakwemeza just aje kuba yakora ibintu nyine birenze kuri wewe none ukabona just umukuye mu buryo bworoshye rero iri jambo rikoreshwa akenshi na kenshi ari uko nyine muri mu kanya ko guseka atari kuvuga ngo mwabaye sire wowe uzarikoreshe uri guseka gake kagiye mu buryo bwo gutebya kugira ngo atabifata nk'aho ari sire yuko wamuciye amazi se cyangwa uri kumwikuraho uri kumwihomoraho cyangwa se nawe ubwawe wicishije bugufi ku rwego ruri hejuru kugira ngo adahita kubonamo nk'idage se cyangwa atavuga ngo uyu mugabo se ubundi utifitiye icyizere ubundi bimeze bitari ko iyo urikoresheje nyine useka uri kumwenyura ahita avuga ngo ashobora no kuba ari muri brag ariko buriya iyo aryamye se cyangwa iyo atuje yongera agakaraga mu bitekerezo byakongera kuba yakurura bya bintu byose mwaganire noneho akakumva noneho ko hari ufite impamvu ikomeye yatumye bivuga irindi jambo rero rya gatanu ugomba nabwo kwibandaho uzajya ukoresha cyane wowe ujya ukunda kwivugira ngo sinzi niba wabasha kunyitwaramo se cyangwa sinzi niba wabasha kunyiyumva rero iri jambo rijya kuba rifite naho rifitanye isano n'iri jambo rya kane ariko bifite ahantu bitandukanye n'iri jambo rishobora kuba riri mu bice bibiri ariko reka uyu munsi turabivugaho mu gice kimwe ikindi gice ndakeka twarakivuze mu bindi biganiro ugenda uzenguruka mu mavidewo yacu yose uragenda ubona ibindi biganiro twagiye turivugamo irindi jambo cyangwa se ikindi gice gikubiye muri iri jambo rishingiye ku cyizere gitekanye se cyangwa kwa kundi uba wumva ko wowe ufite confidence ikomeye muri ako kanya rero ijambo rituma agira amatsiko se n'iki kidasanzwe kiri kuri we se cyangwa n'iki kidasanzwe kimuriho gituma noneho atabasha nyine kumwigondera se cyangwa utabasha kuba wamukunda rero iri jambo rivuga useka nk'uwikinira nabyo kugira ngo ataba yaguca amazi se cyangwa nawe ataba yakica amazi bitewe nyine na sansa bifashemo cyangwa bitewe n'ukuntu ari kumva iri jambo ashobora kuyifata ari we wari guca amazi niyo ugomba kubivuga muri brag kugira ngo ataguca amazi cyangwa akarifata ari we nyine uri kwicisha amazi cyangwa se uri kwicisha bugufi kuri wewe itavuga ngo umuntu ashobora kuba atanyemera cyangwa atagize gutyo bigahita bisaba ngo barivuganye uri muri brag kugira ngo wenda data byegereza umutima muri ako kanya rero yaje kubitekerezaho nyuma niyo mpamvu none ahita atangira kuvuga ngo reka nemeze uyu muntu none wambonaga ko cita amazi cyangwa ndi hasi none nanjye mute namuturikinga ahita avuga ngo nanjye umuntu naye namutuma ankunda se cyangwa natuma nkuru bityo none nawe atangira kuza ngo akwereke nyine just karenze ibiki n'ibiki ngo none wamaze kumukonfirma ahita atangira kujya kugira amarangamutima none ukajya unyuzamo utuntu two kumuca amazi rimwe na rimwe agahita buri ashaka kwemeza ashaka kukwemeza none bituma none agenda kugira urukundo gake gace ugasanga nyuma y'iminsi ngahe bitanagoranye ugasanga yahindutse umuntu wakabye mu bitekerezo no kukweka bikaba byamugorera irindi jambo rya gatatu ushobora gukoresha aho ujya ukoresha ijambo rya mbere cyangwa se iri jambo uvuga ngo ngiye sinoroshye gutyo uriya abakobwa bikundira wa muntu uzi kwihagarara wa muntu utabasha gucika intege mu buryo bworoshye none iyo umugaragarije ko uri umuntu ukomeye uri stable ikintu cyose cyatuwe ikunda kugikomeraho ahita atangira kukugira amarangamutima buriya iri ni ijambo rikomeye cyane abagabo benshi bagaragaza ko bahora biteguye cyangwa se bahora baboneka kuvuga ngo umukobwa niba gushaka arabonetse umukobwa akubwiye ngo tujyanga urabonetse cyangwa se niba akubwiye ngo kora ibi ngibi ubikora wowe mu gihe akubwiye ikintu cyose cyangwa se nyine akubwiye ijambo ukabona rimwe na rimwe ugiye tunyuzamo ngo sinoroshye gutyo ibintu nyine ntabwo nahita mbikora muri ubwo buryo bworoshye rero aka kanya ibintu bihita bihinduka utabona ko uri umugabo wihagarazeho cyangwa se uri umugabo wiyubaha kandi umugabo ufite agaciro ku rwego ruri hejuru rero iyo akubajije ati ngo none se nakora iki cyangwa se navuga gute we hita useka witurize utumwa ngo ahari nzakubwira umunsi umwe kwa kundi naba ari nko kukugisha inama cyangwa se ari ikintu ashaka ngo umenye igitekerezo uhita ubimubwira ngo kwa kundi uvuga ngo njye nshaka kwigira ngo imiti cyangwa se nigire nkaho ndi umuntu urenze just ngo wamugaragaje kumwitaho cyane uhita umwirengagiza uhita umubwira ngo ahari nzabikubwira wenda umunsi umwe bizatuma noneho bimuguma mu bitekerezo utavuga ngo se ni kweki uyu muntu atabimbwiye ubu ngubu none ajya nakwegera kenshi ashaka kubimubwira ibi bintu bizatuma byongera igihe cyabahuzaga ari nabwo ugenda unakoresha none n'aya magambo yose twagiye tubona bitume none bikumya bizamura amarangamutima kandi ari ibintu nyine wagiye ukora ku murongo ntukajya wumva ngo nimba kubajije ikintu kimufitiye akamaro kugira ngo uhite umwemeza cyangwa se kugira ngo wenda atagufata nk'umuntu wadanje nuko tuvuga ngo ngiye ngo ndakimubwira
niba akikubajije ubona ari ikintu nazi tumutega iminsi uvuge ngo nzakikubwira umunsi umwe cyangwa nzakikubwira n'ejo bundi, gutyo azagushaka ashaka kukikubwira, kuko ntabwo muzaganira ibihe byose atagerageza kukumvamo cyangwa se kukubaza ibintu bigiye bitandukanye. Just muganira, ndabizi mushobora kuba muganira ariko buriya ushaka nko kugusaba serivisi runaka cyangwa kukubwira ikintu runaka, ugahita umutega iminsi ku buryo n'ibizongera bikaha connection. Bagira umuco wo kwihagararaho se cyangwa kwiyemera, buriya nyine iyo utagiye umutega trick nk'izi ngizi ngo bitume noneho muzahura nawe agushaka kenshi na kenshi yagiye guca amazi, cyangwa se yaba afite nk'izindi gahunda kumva nizo zifite akamaro, cyangwa se yaba yifitiye nk'ubunebwe cyangwa se ari rezi yakumva kuza kukuvugisha nta kamaro bifite akabataza. Ariko iyo wagiye umutega ibintu nk'ibi ngibi bizatuma noneho afite impamvu iza kukureba cyangwa se afite impamvu kuba wamuhamagara nawe akaza abishaka, bizatuma nyine uba wamutrikinze uko nyine ubona umwanya wo kugenda ukoresha amagambo noneho bikajya bimugukurira mu buryo bworoshye. Rero aya magambo atandatu si amagambo gusa, ahubwo n'ibikoresho bigufasha kuba wakubaka isano rikomeye hagati yawe n'umugore se cyangwa n'abandi bagore bose mwahura. Akenshi na kenshi ukamwereka icyizere ndetse akagutandukanya n'abandi bagabo, kandi akagumya nyine agushaka kukumenyaho byinshi, ashaka kugusobanukirwaho byinshi, atari ko ngo ugende gukore ibya mirenge nk'uko twatagiye tubivuga. Wibuke ibi si ibyo kuvuga gusa cyangwa si ibyo kuvuga ngo uzagenda ngo ubivuge gusa uko ubonye, ahubwo ni ukubivuga ukamenya ubivuze gute cyangwa se ubivuze mu buryo bumeze gute, kandi uba ugomba kubivuga mu buryo busanzwe atari uburyo bukabije. Icyo usabwa no kubivuga wizeye kandi mu buryo nyine bwo gutebya, atari uburyo wakabije cyane yigize ngo umuniga uri kuvuga ngo ibintu gutyo wabishyize nyine wabigize gige ya danger. No kubivuga mu buryo busanzwe. Rero nimba icyo hari ikintu wungukiyemo hano, icyo ngusaba ni ukora subscribe by'agaciro kugira ngo ubone n'izindi nama ndetse n'ibindi biganiro nk'ibi by'ubwenge tuze kubana gacyo mu kanya. Ciao ciao.